Ira ugeze narwaye rwose. ese uyu motari muhuriye kijyanye kwa muganga ahubwo nimba muziranye waza tukajyana ukaza kumenya. uyu ni umukobwa wanjye Yego so duhuye ngaho mugende igiye kugera mu rugo ndahita mbasanga kwa muganga banguke nta muntu afite umwita sawa ndahita nza Kamuhamagare numve ahantu ari ndabona nkageze urugendo rwawe rurerure mbega Kigali sikidacamura ndayifata Allo ahageze nyine pe ahantu wambwiye naharenze ndahantu hari amayetaje hameze neza none rero sinzi wowe igihe urazira kundeba nayarenze Girute koko noneho ushaka ukuntu mpamagara amaneyera ajya kureba umwana kandi umukozi ntabwo namusiga hariya ngahirirwa mpamagara amaneyera Allo amaneyera wamenye ibyabaye naringiye kureba umukozi mura n'umukobwa wacu nyine ari kuri moto yarembye cyane rwose ni ukuri pe rwose wowe kangura ukuntu tugiye kubigenza wowe jya hara kwa muganga ugende umurebe nawe ngiye kureba umukozi muvane ku muhanda kuko yambwiye ko yageze inaha sibyo nyaruka umurebe fata akamoto ujye kumureba sawa sawa telefone kuko mpamagaye namaze kwitegura none umwana ararwaye se yabaye akusana usize buriya moto harizeye ahantu moto nayisize ndayizeye rwose umutekano wizere ntugire ikibazo narengizawe n'igikapu cyane kiri ibintu bantu ariko buriya iyo tutaza gucara ngo tugure imiti bakaza kugusanga mu bitaro nta kibazo ufite byari kuba ari ikibazo bari rero papa ndamwemeje buriya ndamwemeje ndakaza ahubwo ndakaza aramwemeje kabisa ibaze hanyuma tugende ahantu nashakaga ko tuganirira ntabwo twari twahagera ni hano imbere gato ariko tugiye ntacyo ariko dukoze umuti ayasha turamwemeje ndabona ari we da biteze ni byiza niwe beretiridosi ni njyewe niwe papa neye ese ni njyewe ashaka umukozi nanjye uzi gukora se guteka ndabizi imyumbati ibijumba ewa gende uraza kuvugana na mudamu wawe yasi umukobwa wangera Mana yise yafashe ate koko Basute njye ngiye guhaha mpita numva ameze nabi cyane ndicara hanyuma muhahuye mute twahuye mbona ameze nk'umuntu urembye niko kumufata mujyanye kwa muganga ariko mbona ntabwo bikomeye duca kuri farumasi baduha imiti aravuga agende iminsi mikeya arajya yinywa araza kumera neza rero ndavuga ni n'ubundi nk'umuntu nahaye ubufasha reka nkomeze mujyane mugeze ahantu agiye
hano mfitemo imiti bamwandikiye, imiti nayizanye. Uburyo bwo kuyinywa bwanditseho kimwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kandi akayinywa neza akayirangiza. Hanyuma uramusindagiza mukomeze, ngire ngo niwe waruje kureba cyangwa se ngo ufashe tumujyane. nari mpuruye rwose bampuruye nzi ko bisanga kwa muganga. kumara nayo mwereye cyane Kaya mazi. akarere kamwe karamukiza Hari imiti nabikorera ubwinshi, kameze nabi kabwira ahubwo nta kintu. Abajyanye batorana. Akira bika amazi n'iyi miti. kandi bakesha twahageze rero Ahangaha. hano ntiwanjye ngaho rero karibu Mbega ahantu we mu gipangu we. Kiba kiba mu nzugi. ibi ni ibirahuri Ubwo kanire. mwiwe karibu bazana umukozi rero bishyira ntimwahageze se amakuru karibu tatu yego sitari none se umwana wanjye mwiza n'imiti wenda y'urugendo neza zavuga ko bamusanzemo indwara ivuriro kugira ngo ni marayika ariko nizere ko yanyweye ibinini amaze kunywa bazaniye umukozi rero uramwishyura rwose namuzanye nabibwire rero urumva berezida itari iyi ahubwo mujyanire kino gikapu igenda kimubikira Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? Ko wambaye ipantaro n'ijire. igenda kimubikira Aba bambaye agakora ntabwo ari igipantaro n'icyo ngicyo. mama nera uyu mugabo rero yadufashije cyane rwose twahuye ngiye kureba uyu mukozi afite moto atwaye uyu mukobwa wacu yarembye ndavuga ati oke ntacyo ndabageraho kwa muganga aho guhita muhamagara kuko ngiye kureba umukozi uyu mugabo rero ni uwo gushimira rwose ni uwo gushimira rwose kabisa turagushimiye cyane noneho uriya mukozi uraza kumuganiriza neza umubaza yuko bimeze n'ibyo ushoboye gutera ese muto washyize Nisize ruguru aha ku muhanda ariko mbonereho no gusezera ngira ngo nazagaruka kureba uko mumeze banasura ariko ngira ngo nasezera. kangurenze irembo hano nta kibazo kandi murwara gukira tuzabasura. rwose gusa wakoze cyane rwose cyitwa cya Fideli mwana kuma nasindutse yitwa Fideli si ubundi Fideli Neyira yaba yarambwiye n'umusaza wanjye oya pe gusa Fideli yaba yaragakundiye iki
agakobwa gakunda amafaranga wapi pe ntabwo byashoboka. ubu se Fidele cyari cyamubabaje Nira niwe wari wamubabaje cyangwa yamutwariye amafaranga. ariko Nira nawe gusa pe mbona atoroshye, ariko kuri musaza wanjye ndavuna, nashaka agenda gake pe. gusa ubu dade bazaza gihari, gusa ubu disi dada zanjye ni iki? arayohereje wa papi amakuru mu si iminsi myinshi bana cyagiye wacutse ute wowe? sinabibonye ariko waramubonye. Neyiri yaguhobeye ahita kwibagiza umubabaro wose wari ufite. uzi ko aribwo nabonye useka kuva igihe twari turi kumwe. nyine n'ubundi murana ibibazo ubuze noneho ibyambaye ukagira impfu. ahubwo tugenda tuganira kuko hose ugejeje no kuba kari inkuru y'uburyohe wambwiye urana ntarambiwe. okay ese aha ngaha zona ni sawa. none se hari ahantu uvugira inkuru ikaba nziza nawe uvugira ikabiri shambwiye. nyine nuzi grand frère abangura muneye haya byagenze bite wancitse birareka ihangane tubireke ngaho ntari naho ubundi reka nubizi se umukunzi aba ari umukunzi kandi anyakubwira ngo ushaka umukunzi reka kabera ntago ari ngombwa cyane kuri njyewe. nicyo nagira ngo mbwire reka n'amasaha arimo aragenda ni ukuvuga ngo grand frère urabizi naratsinze kabisa. nkuru ndatekereza ko ugiye kujya kaminuza rwose nuziga. niho nari ngiye kujya ariko kubera nyine urabona amafaranga ni ikibazo. burya nubwo natwambara neza amafaranga 500 yawe napfa kuyigondera ni hatari ariko ni ukuvuga ngo nagiye ndamuga ati wamfashije fasha nibura nyine ngo nagira ngo amfashe mbashe kujya onge kaminuza. reba buriya nubwo ndi directeur general urebye ibyo nyobora bigenda muri business nyinshi nta mafaranga ufite. uko tuvuga ibintu dusubire ntabwo wambwira kuba muri iyi nzu umeze gutyo ubayeho neza. ngira ngo urabizi ubuzima bwacu ko bwari bumeze kuva kera tugikurana urabizi. ntabwo wakorera rwose na makeya. mbayeho neza ku bwanjye mbayeho neza ku bwawe. ariko ngira ngo uyu ni umuvandimwe umuvandimwe ndabyumva ariko nyine ni uko nguko byagenze ariko nta kibazo. n'ukuntu wari wizeye yuko nari nizeye yuko ugiye kujya kwiga rwose nkajya mvugana n'abantu kuri za Skype numva yuko nzajya mvugana n'abantu kuri video byanga bikunda bizaba nubizi se. ariko ikiza n'akanyamuneza uzanye none n'ubwoko ki uvuye hese urugendo rwabaye amahoro ntabyo nta kuba amahoro nabyo n'ibiki banyarwanda se cyaki nageze imbere nkubitanye n'umugabo umugabo ati se wampaye lift ndamubwira ndayimwima kubera nari ngiye kureba wa mukobwa ndagiye. uhe mukobwa se wigeze umubwira? tekereza ko mba ndi mu ntekerezo zawe. si wumva abandi se bazabakubwira ni inshuti yawe. nari ngiye kureba umukobwa bitanye ngo ninde ariko nasanze Neyira se mu nzira yimugiye uretse ariko